Ijambo ry'umunsi, ibihembo byacu mu ijuru, igice cya kabiri. Gusobanukirwa neza ibi ngibi, soma mu Bakorinto igice cya gatatu uhereye ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 15. Muri iki gice cya gatatu cy'Abakorinto harimo ubutumwa bwose bw'uburyo ibihembo by'ijuru biteye ndetse n'uburyo bishobora gushyikirwa. Aha Paul agereranya imirimo ye ya roho hamwe n'iy'Umukiza. Avuga ko Kristo ari we rwubakiro cyangwa se fondasiyo ikomeye yonyine, ndetse ko umuntu wese ukeneye kubaka neza ari we wenyine yubakiraho. Ahangaha anasobanura yuko umuntu wese ushaka kubaka ari we wihitiramo ibikoresho azajyana kuri ino fondasiyo cyangwa se kuri uru rwubakiro. Umuntu wese ugiye guhitamo kubaka ahitamo ibyoroshye cyangwa se ibikomeye, ashobora gufata ibishangara, mu gihe undi ashobora kujyana zahabu, undi akajyana amabuye akomeye cyangwa se nanone adakomeye, undi akajyana amabuye ahenze cyangwa se adahenze. Buri murimo wose w'umuntu hano ku isi ukaba uzasuzumwa hakoreshejwe umuriro kugira ngo harebwe ingano y'ibikoresho yakoresheje yubakisha kuri fondasiyo. Paulo avuga yuko nutsindura urubanza rw'umuriro noneho aribwo neza uzakira ibihembo byawe mu ijuru. Icyo wakuramo ahangaha nuko kugira ngo uzatsindure urubanza rw'umuriro wakubakisha ibintu bitajya bishya cyangwa se nanone ibintu bikomeye cyane. Ibi ngibi kandi nabyo ni ibintu byoroshye cyane. Imana ikubuza imirimo yose mibi, imirimo yose uzi yuko idatunganye. Ntabwo gusa tuzabazwa kubera ibikorwa byo mu mwuka twakoze nabi, ahubwo n'ibi ngibi byose bigaragara. Iyi mirimo mibi yo ku isi twakoze nayo ikaba izadukoraho. Urugero, kuki wajya mu kazi ukererewe kandi nta mpamvu ufite ibitera? Kuki se wabeshya ibintu kugira ngo bizabe mu nyungu zawe? Kuki wumva wataha ukava ku kazi ari kare cyane kandi nta n'ikintu kibiteye? Kubera icyo usebya umukoresha wawe? Kuki wumva wafata ibikoresho by'akazi ukabikoresha mu nyungu zawe bwite kandi nyamara hari amategeko agenderwaho ku kazi? Ibyo byose ujye umenya yuko ari nk'ibigeragezo byo kumenya ngo uri umukristo nyawe. Jya ugenzura utuntu twose ukora buri munsi kuko uzabasha kubona ibisubizo kuri ibyo bibazo. Ese mu by'ukuri uri umunyakuri imbere y'Imana? Uko isi kubona ni nako Imana ikuzi. Imana irashaka ko dukora uko dushoboye kose kandi yaduhaye umwuka we kugira ngo adufashe mu byo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.